sheri we basize kigurira bari batekereza kuko mwana basohotuje meze neza uzutse byagenze gute simvaga mukumbuye yego nanjye nawe mukumbuye koko se yego sinabuze amahoro mugacaca ndabyumva cyane gusa nyine n'akazi kaba kabigizemo uruhare umuntu agataha atinze se akayambara agahita asinzira kandi rero yamukunze cyane ntabwo bakurenganya ubwenge bwiza cyane kandi mutubabarije gusiga imbabazi bitari bizongera nta kibazo mwakoze mwese shiri kuba wasize urugero rwawe nk'uko nakubwiye nyine ni umunaniro mba natashye nkajya mu bindi bintu nakambara ndasinzira basimbuza wabyongera kuko wakwiba uri mu cyumba ntabwo uri kumva reka bebe ntabwo mbishaka nanjye ni umunaniro wabiteye ndabyumva ariko basi ugerageza kuko umutekano wanjye nawe nzajya mbikora uzajya umukozi gusa yari bari benshi byari bibaye byinshi n'urukumbuzi gusa nishimiye kongera kukubona basi nyuma y'iminsi myinshi itambutse byiza cyane ngiye gusinzira cyane cyane pe nanjye naryamaga gutekereza koko se nagutekerezaga niko numva nakundi umunaniro nawe ukabigiramo uruhare ngisanga nasinzira ndishimiye kugarukira hasi nanjye ndishimye yego gusa basi ntibizongera ntabwo bisongera rero wansuye yego twebwe duhagaze ubunganizi twicaye mu nzu urakoze kumagara karibu iwawe ntabwo ukuntu utagiye mu kazi muri iyi minsi umuntu aba ari kuruhuka umunaniro warabaye mwinshi umunaniro se yize bya n'ubu ufite wasanga ariko hari agaceri kanjye ejo kazimazemo kumazemo kazimazemo ndimo ndaruhuka siho nzi ko ufite benshi ako gashesi ubwo ni akahe ufite benshi ndabizi ni ka gasisita kamwe nakubwiraga kitwariza kariya kana kankunda kubi rero karansuye turirirwana nyine kari kumbwira ngo kaje kumfasha kuruhuka niyo mpamvu ejo nagukorinze kuri fone nkakubura bivuze ngo mwari muri kumwe kamari kariya kana karisa karagukunda na kintu kariya kana karankunda noneho kari kankubise ngo kasanze inzira irangaye banye babizagenda bite cyangwa bakansanga mu nzu yasanze irangaye kwanga utaha ijoro ry'iwawe ugenda wikubita mu nzu birangiye byari bimeze neza ariko byari bimeze neza none se wasanga ubukana rimwe wese nyamumenyera ya mu gitondo katashe kazi ibintu kagataha kaba hari ibyo kagiye gutunganya bidasana nimugura kagongeye kakangwira ase mwana kiri kwaje nanjye ndangira oya nawe ndabizi ko utakiburira uraye wabugena n'ibindi bibazo buryo worosheze shakiri reka mubwize ukuri muri iyi minsi ibintu birakomeye kubera ko nta cyane biruka nyine kumaze iminsi nyine ntararamushye nyine tugomba gushakira amatovu ahubwo tukakubabura tukagushakira n'umuti tukareba cyakora reka mubwire kabisa sibyo kabuza ati umuntu wawe ufite kanyo kanwangamo mari kwaki ariko hari icyana mperuka kuba kibugirwa ko kigukunda buragira cyana wazafatiyeho cyane kihera cya kindi cyepfiriya kwa nuza se kwa hari kiriya nyine barimo anyihamagazwa ariko nkare akamubwira nawe urabizi kiri tujye tuvugisha uko urabizi ko urukundo rugera rushaka ese wafashe umwana kuba nkunda ajya naza no kunsura sibyo ariko kubaza kunsura ibyo bintu mani ntabwo nagukunda ariko ushatse wamfata gishyushye kubera ko uriya mwana aragukunda kandi iyo abimbwiye mba numva ko ahagaze mu gusa kunkunda arankunda aranabinyereka ariko njyewe mani ntabwo mwiyumva musinzi impamvu wakemeye ukakira umwana ko nta kibazo kandi iyo umuntu yemera kuza ufata umwanya akaza kuko ari uko aba akwitayeho wakemeye ukamwakira ariko yenda bwo reka dutegereze yenda bishobora kuzacamo ugasanga yenda ariko ukanguke kuko tuzagucira amatovu urashaka gukubita cyakora haje ikiri cyane tari kiriya nyine urumva hari undi mwana mba niyumvamo nyine ari wuje
amatovu ntabwo mwayancira yari wuje uwo mwana se nuwahe oya kirisi cyangwa abonye mu diaspora shani watubwira natubwiyemo nk'amaniga reka ibyo tubyihore mani tubyihore dore nanaje ndumva n'inyota inanyishe wo kumva mubwire nzanira akantu ko kunywa mani ushaka amazi ushaka fanta sha n'amazi yawe arakenewe mwana ntabwo mbere uko kunywa amazi bitewe urabizi ko twirirwa tugenda tunywa mu ibiki byose n'amayoga ntabwo amazi nzanira amazi nigure mani ibyo usoma amazi atetse cyangwa nzanira amazi ubonye mwana nta kibazo reka yakuzanire nawe reka nzanira yakuzanire amazi uko betwa n'inkuba gusa n'inkuba aranjyana mu bindi byaha nishakira cyane kiwe n'agikoko none ntagenda muhera square gusa kiracyaha ngomba kukijyana uko byagenda kose ibyo nakora byose ngomba kukijyana inzira byacamo zose ikicoco gusa Steve bimeze gute se mwana? Ba mukobwa we rero kiyira reka mubwiza ukuri ibintu byo kwirirwa umza ufaje umbwira mu rugo ntabwo ibyo bintu bishaka ako wowe nzareka kugusura kandi nkukunda aze kunkunda nubwo utabibona ko genda gukunda aze reka muze kiyira iyo umuntu akwereka ko atagukunda kuki wowe utabyumva hoya ibyo ngibyo bibaho mu buzima nose nzabizira reka mubwiza ukuri njye sindageze igihe cyo gukunda ndacyari n'umwana ndagukunda ndacyari n'umwana n'ubu utabona buno bwanwa ngenda cyari n'umwana hoya kuba umwana ntabwo byabuza yuko umuntu areka kugukunda hasi ubushinzi ubikura ye kumba mbona uri umwana mwiza ubundi ushinze hoya reka ubushinzi ntabwo aba ari ubushinzi mwana aba ari urukundo ni urukundo rw'umuntu uba washyushye se basi ngo mbimenye ni urukundo njye rero sindageze igihe cyo gukunda ariko ngenda gukunda nubwo uba wanze ndagukunda tu amubwire njye nta nubwo njye rero ntabwo ibyo bintu byo gukora nanjye mishwe ariko wajya ikintu cya mbere uruza uri umwana wa pasiteri banza wumve ukuntu tugiye kubigenza ibintu byo kungwiraho mu rugo ntubuze ingome ubuze usanze mera hari wamubwira ngo umva noneho wamujamazanye ibya meri none siko mba nkwiyumvamo meri ibya meri birumvikana njye mama yanduje no gukundana okay nta kibazo rero kira ufite ndabizi wabona abandi bantu ariko cyuri kuri kongera mu bandi bantu kandi ngiye nkwiyumvamo ase uri seri ndi seriye mani ubwo tuvura no mu muhanda bashaka kumfata ngo umubere ndi seriye mu rukundo kira uzi ko narindi byiza ubwo se reka ngubwire kira ubwo nyine mba mbona inzira yakoze neza wanyuze yose nanyuze mu muhanda uzi iyi nzira yakuyoboye nyoboye ahangaha nyine kuko ariho naje kureba reka ndagukunda ibyo uba wigira wikomeje ibyo bintu ntabwo byawe ndambwira urukundo nkunda n'ubwo ndagukunda cyane uruhenye mba ngutekereza cyane rwose ni ukuri Rwanda umbonye misho ntabwo uri ishu ntabwo uri ishu ndi igife neza oya ariko nawe ugabanya ibyo bintu mwana ntabwo nambwire rero sida ababebe b'iki gihe oya ntabwo ari urukundo narufite urukundo ndarufite mu mutima rwangeze no mu mano umva ko uje kureba Steven ugiye nyine ngo kumukunda ntabwo ari ukukwishyiraho ndagukunda nubwo ari ukubeshya cyangwa niyemere seriye cyane yewe okay ndabona ibyiza yakandi yigendeye ndabona udashaka kumvugisha ubundi reka mubwire inzira yakuzanye inzira yakuzanye ako ntabwo urakurwatsa neza wari undi mukobwa wabona umeze nkanjye kereka ubushinzi butuma uzabitekerezaho rero reka nigendere ndetse kugenda mubwiza ukuri n'ikindi gihe ntuzongere kumenya ujye ubanza unampamagare uze utari wampamagaye ujye ubigabanya rwose ko guhamagara ni ngombwa uzajya umbwira aho uri nzajya nzo nyine murebe kuko mukunda inzira yakuzanye urayizi ariko Steve wari uzi n'ikindi show ariko uzikora umukunda cyane azekeye ubwo butoki bwawe mba numva nakwegera neza fresh ukuri kumara mba numva nuwujuje mu mubiri ubutoki bwawe wagira ngo burimo ubushitani oya ako wajya ugabanya ibyo bintu wajya ubigabanya
ukuri kumana numva nanavumvira gusa basi wakomereke byonyine baya hoya ibintu byo sibyo bapira ibintu byo abantu wagiye uganira ibyo bintu kubizi wemye ari kera reka wagiye ubireka kera ujye ubireka kera kandi uratuma ngenda kera uratuma ngenda yaho ibintu byo guhobera birimo gukundana n'icyo gihe azi Kigali ubu nkawe koko ibintu ufite ko nari bigenda ugenda wagiye uganira ibyo bintu mana kera atasi wagiye ubireka subiza ko mukunda cyane wowe ibyo by'inkono byawe bigumana umuntu no kugukoraho bwise ariko mana kera uzi ko utangiye kurengera umva kera ta aba ari byiza cyane ari byiza kubera iki ta gukoraho ta genda ihute genda kera bye